zitaha shampiyona igiye kuza abanyarwanda banyitege ngiye kubereka uwo lagari we mfite intege ebyiri iya mbere ndashaka gusubira mu ikipe nationale Amavubi intego ya kabiri ndashaka ikipe yo hanze mugiye kubona Byiringiro Rage usa nkaho ari mushya bravo kandi courage statement yakoze ariko ndashaka kumupima yahuye na AS Kigali yahuye n'amagaju yahuye na Bugesera ariko arahura na AS Kigali ku cyumweru Rage niwongera kuza utandukanye niwongera kuza utandukanye wasubiye hasi zagukaraba kuko ushobora kuba umukinnyi mwiza ariko niba udashobora gukora performance nziza muri match reba hano ariko Mario kabisa iki gitego iyi action abayobozi ba peri barebye Mario bavuga bati symbolic kuri Ombolenga n'umuzamu kare bavuga ururimi rumwe communication mbi Ombolenga atanze passe ntiyagerayo nta kosa ririmo oya yatanze passe oya none se timing iri ya passe ku muzamu kosa ry'umuzamu kubera iki se passe yamugezeho neza none se iriya baro bamukoreye pressing none se bamukoreye pressing iriya baro ntago yashoboraga kwifata n'intoki sibyo kuko bari begeranye ntabwo ashobora kuyihoza n'ikirenge ngo yifate n'intoki yagomba guhita yipasa umuzamu w'umuhanga ashobora no gushitisha ikosa rya Mario ntabwo ikosa rya Mario rero se kare mvuze ngo iki navuze ngo ni communication mbi ni communication mbi hagati ya Ombolenga n'umuzamu timing umuzamu yakoze amakosa ariko na timing iri ya passe amakosa manini y'umuzamu iraboro ushobora kuidive iraboro ushobora kwirengereza muri kona umuzamu mwiza hari abafite option nk'eshanu zo gukora iraboro atari uguha adversaire hari ingenzi itarimo kubera uburyo yari yegeranye na Rage n'umuvuduko aragafite kare iraboro umuzamu yayihoza akayifata n'amaboko ntabwo ari kwifatisha n'ugukina gusa n'ugukina n'amaguru gusa byashoboka option imwe gusa atuzane ahantu Ombolenga yamuhereye baro n'ahantu yakoreye yatangiriye gukora pressing nane harimo umwanya icyambere yatinze kuza icya kabiri nahaziye ateshyira umupira muri direction irimo umwataka sibyo kare iyo umudefanseri atanze passe ku muzamu ugomba kuba uri sûr mbere na mbere ko baritagana mu izamu reba ahantu Ragari ureba ahantu umuzamu ari urebe n'ugiye kumwumva muzamu ntabwo agaragara arekure gato magnifique rekiraho baragendaga mbere na mbere gahoro baro arayirekuye sibyo baragenda gahoro ariko igiye mu nzira ya Rage yaho agiye yagendaga ariko byasabye ko umuzamu aza urabona se ahantu Ombolenga afite atanze bara atari mu nzira ya Rage ariko umuzamu yari kure umuzamu yaje yirukankaho asigara nta mabusi afite harimo ikosa rya Ombolenga passe yatanze gahoro iyo ushaka guha passe umuzamu nayisa iyo ushaka guha passe umuzamu mbere na mbere uyikwepesha izamu wishyira ahantu ku ruhande ku buryo ninamucika itajya mu izamu icyo ni icyambere cyangwa se ukayirenza none urabona ayitanze gake umuzamu ava mu izamu aza yirukanka asigarana option yonyine yo kongera kuyimusubiza rero urabona ko bahuye yamuhaye nabi ariko n'umuzamu afite mikosa reba abakinnyi bari imbere ye barahari hepfo yashoboraga guha umupira umuzamu afite mikosa na Ombolenga ariko yatanze passe ariyo defenseur begeranye buretse uhagarikaho Rage agiye kumugeraho urebe option zari imbere ya Pierre kuko umupira ugezeho mbere harimo nk'intambwe 3 reba hagarikaho yari kuha Yunusu yari hariya reba option imwe gusa nugupasa Yunusu oya twivuga option oya pasa turavuga izihe oya option ndavuga icyo yakoresha oya kufata byo bishoboka ni passe y'umudefense oya kufata se niyo ukoze iyo bategeranye iyo nta muntu wamwatatse awukoza ikirenge akawufata ntabwo byemewe iyo option ibiremewe yari kukoza ikirenge agapasa Yunusu baro yego barikoza ikirenge barubanza kwikoza ikirenge nibyo iyo baguhaye passe wemere kugira ngo uyifate n'ikiganza ubanza nawe kuyikina n'igice cy'umubiri gikina uyikoza ikirenge ukayifata n'amaboko ntabwo byari gukunda iyo option ntabwo byari gukunda ntabwo byari gukunda rero nzuri kubyitegereza yari guhita pasa Yunusu kuko niwe umuzamu mwiza bagomba kuba azi gukinisha amaguru ufite abantu batatu imbere yawe reba Ombolenga ahantu ari yari kumuha umupira ahagana muri corner reba Yunusu reba Clement bose bari imbere ye ariko umuzamu nibyo yakoze amakosa ariko na Ombolenga umupira yari afite kandi mu bintu tuzi kuri Pierre nanone ugomba kubuza umuzamu wawe rega Ombolenga agomba kubaza umuzamu ibyo ashoboye mu bintu tuzi kuri Pierre wa mbere se bivuze ko ashoye byose uyu muzamu witwa Pierre tuzi ko azi gukora amasave ariko ntabwo bafata umupira baro wabanje kwikozaho kuguru kwiteresha ikirenge ntabwo ari kwifatisha ibiganza oya ntabwo yifatisha ikiganza uyifunze n'ikirenge ukayifata n'amaboko ukayifata yaba ari penalty kandi wakinisha icyo cy'umubiri gikina wakoresha ikirenge Lorenzo ni ikirenge bakoresha ntabwo bafatisha amaboko
niba mbyibesheho mumbabarira ariko ntabwo ndabasura ndaza verifiye ndaza kwiverifiya ntabwo bishoboka ntabwo byabaho byari bya kera byarahindutse se ntabwo bibaho ubwo umuzamu yafunga umupira ngo awufate niba kuri iryo tegeko narasigaye ntabwo awufatisha amaboko ashobora kubifungisha ikirenge ngo byari bya kera ni ukuwukina rimwe abantu bari kunseka cyane anyways sorry apologies ariko ni bisanzwe anyways nje icyo mbara ko Mborenga afitemo uruhare azi ko nyine umuzamu araza ko afite emosiyo make ntibegeranye bariragenda gahoro kandi ugomba kuba uzi intege z'umuzamu wawe uzi ko azi gukinisha amaguru mbere na mbere Pierre Muntu tumuze no gukora amasave gukinisha amaguru ari week so ugomba kuba rufite communication zo n'umuzamu uzi n'icyo ashoboye Mborenga passe ntabwo ari ngombwa ashobora no kurenza muri corner cyane rwose ariko hakazamo na skill ya Rage kumunyura inyuma mu bitugu n'umuvuduko afite ikitego Rage agifitemo uruhare 80% umupira yawutanze kugera kuri Mario kandi bari bohaye ishimwe niyo mpamvu akolezi turazi Rage ntabwo ari on goal akolezi ni za Rage ariko Rage yageze performance nziza pe niba ari uko madamu n'umwana bari bari imbere anagara umudamu n'umwana Rage biragaragara ko azakanira APR cyane kuri APR aba ari uwundi muntu ubyibuka no muri Heroes Cup bahura na APR yarayikaniye ariko ahura na Rayon Sport yabonye kandi itukura iyo nusu inshuro enye agarura sinzi nibiyo action magnifique ndumva nayibonye ariko yamucenze byo kwiyemera kuko yashobora gutanga cyangwa gutera mu izamu ariko yamucenze byo kumwereka ko azi umupira byo kwereka abantu muri stade ko ari umukinnyi ukomeye ariko Rage ntabwo uzigera uba umukinnyi ukomeye ukina match imwe cyangwa ebyiri tukakubura uzaba umukinnyi ukomeye kuko uhora uhamagarwa mu Mavubi uhora uhetse ikipe yawe ibi bintu bikoze gutyo ugakomeza kuri iyi ritme Rage ntabwo wakina indi sezo muri polisi none se kare icyo mbaza ndashaka ikipe hanze ntabwo nyine nibyo nkubwiye niyo mpamvu agiye nyine gukanira iyi sezo niyo yakina kare icyo mbaza kuri performance ya Mborenga yagize match ni nightmare ni inzozi mbi yarose nayo mukeraho kubera Rage ariko buriya umwanya ntabwo bongera kubitekerezaho ku mustata hagati na Kagege none ko na Kagege rimwe na rimwe nawe mbona nabonye ari defense yose yari iri hasi nta byemezo umutoza akwiye gufatana ibintu akwiye gutekerezaho nabonye defense yose rwose si we si ariko noneho turi kuvuga Mborenga noneho uwitwa Nige na Clement bavuze bati niba ari ibintu bya transfer ariko na Clement iyi match siyo ya mbere mbi agize Clement yagize na match mbi kuri reba Karenzi reba bya Mborenga Rage passes Mborenga arakoze magnifique yamukinishije kisense barimo gusimbuka umugozi ati kiri wawa impano ntabwo zabuze kumbe nagize ngo ni Mborenga stade yahagurutse hano twahagurutse dukora approach ariko yacenze nawe arananirwa akabaro birangira gahaye umuzamu nta kibazo urabona yisagaho umuzamu yacenze arananirwa ibyo nabwiraga yatindanye umupira ariko yacenze kugeza ubwo amaguru aba exhausted adashobora kugira ikindi kintu akora Mborenga iyi match ntabwo akaguye kuyibuka yacenzwe aragaragurika ajya hasi aragaruka bamutera uvati ajya gushaka ubunyobwa aragaruka asanga bwagiye mumbabarire nubwo bakiri muri pre-season ejo doute for ku mutoza wa APR mufiteho ikibazo pe ikihe mufiteho ikibazo abakinnyi bose ko baha umwanya ntabwo nemera ko si ikibazo cy'abakinnyi umutoza se ni iki umutoza agomba gutsinda match ntumbwire ngo umuyobozi w'ingabo arahaguruka inshuro ebyiri aza kuri stade 3 donc njye buriya ndeba detaye nyinshi muri match nabonye uburyo abayobozi ba APR abayobozi b'ingabo bishimiye igitego cyo kwishyura cy'intsinzi cya APR cya kabiri cya Mamadou Sy bagiserebuye pe bahagurutse barasimbuka barishima ubona ko ari intsinzi iri meaningful kuri bo ifite ikivuze bashakaga so kurangira rero match ibahindukiyeho kuriya polisi ikayirusha pepe ukabona yabarushije ikabatsinda ikabishyura ikabatsinda icyo gutsinda igataha I'm very sure ntabwo biza koroha sibye ko abaduhe statistique za match mu mibare APR ntabwo yari mbi
honestly yari mbi muri moments kuma individu nk'iyi defense ya APR umuntu wabonye wa standings out ni Claude gusa nawe ntabwo yazamukaga cyane kubera kirongozi ntabwo yazamukaga cyane match niba wayibonye yari match iri tactique cyane ni ukuvuga ngo yakiniwe kuri detaye z'abatoza njye nakurikiye umukino ikintu cya mbere Ben Musa yakoze yazanye systeme atamenyereye gukina abantu batazi kuri polisi urumva akinisha abadefenseri batatu 3-4-3 afata Fils Nzotanga mushyira muri axe kumwe na Yakubu ndetse na Zidane urumva Kirongozi na Christian bakina nk'aba wing backs Kirongozi afite igihaha ubundi Nzotanga niwe akaba yakina kwa Kirongozi ariko yavuze ati Kirongozi afite imbaraga zigaruka ashobora no kugenda no kugorana kuri wing afata Christian amukinisha wing back azi kaliteze zose arangije afata Frodouard na Musaga hagati imbere y'abahashyira Baka ikipe ya polisi yari ntiyakinikaga yari igoye gukina yari ipanze neza ni nayo mpamvu nahoze mvuga hano sinemeranya n'abambwira ngo systeme ngo Rotifa kina ngo nicyo kibazo ikibazo n'abakinnyi kuko niyo Ben Musa yakinnye kandi abakinnyi ufite icyo bifuzamo bakiguha icyo kibazo reka tugisubize gutya Kirongozi uko yakoze overlap ya couloir y'iburyo niko Serumogo yayikora mu buryo bwo kwataka muri offensive uko Christian mwabonye udupira rekuraga n'uvatanzemo n'asist ku gitego cya nyuma cy'umutwe assist ya Christian ku gitego cya Taichi iriya couloir uko Christian akora iriya overlap ese niko musore Prince yakora iriya overlap ariko nawe bikubwiye hano aba defenseurs batatu Yakubu Zidane na Nzotanga ibyo bintu Emery Bayisenge na n'uyu mujene wavuye muri Mukura na Rushema Chris na Kabange bari ku rwo rwego reba noneho icyo bita abakinnyi b'imbere noneho ni ingenzi cyane bari bafitemo umufo ataka ari we Okwi bari bafitemo na Baka n'umufo numero 10 Baka bango imbaraga na experience Baka yarafite role bafitemo n'uyu muwinga witwa Lage niyo mpamvu abo bakinnyi Rayon Sport irabafite Rotfara bafite reka mpamvu se nakubwiraga ntibakagombye nibura gukora agakora tactical formation ariko igendeye ku bakinnyi afite ntabwo uri umutoza waguma kuri back three kandi abakinnyi ufite umutoza akwiye gukora assessment abakinnyi mfite ni gute nabakoresha in use niburi iki tubona nicyo gishoboka nibuze iki gishoboka ariko ntago arereka abafana ko icyo ari cyo kandi mu myitozo akora iki nahise ni ngombwa kwereka mu myitozo akora iki niba afata akayipanga kane gatatu akabona ni disaster mu myitozo ni gute yabikora kuri match n'abafana bahari imbere ya Yanga imbere y'abafana imbere ya Yanga Lorenzo Karenzi turi abikora ko umutoza toza mu myitozo erega gatatu yabaye disaster kuri Rayon Sport Marigre kandi yarabivuze Karenzi ejo yabitubwiye Marigre kurushwa kubona abakinnyi ko bari ku rwego rwo hasi ntago Rayon Sport kuri Rayon de yabaye humiliated ntago yigeze iseba yatsinzwe ibitego biri kuri kimwe marazima icyanyuma cyagiye mu match ijya kurangira ariko byaranashoboka ko biba 2-1 abantu bakumva nyine n'ibintu biri fair nyamara urwego rw'abakinnyi byaragaragaraga ko rutandukanye cyane abakinnyi ba Yanga bari hejuru cyane y'aba Rayon Sport ariko resultat zari zigiye kuba resultat zisanzwe ziri fair za 2-1 bayitsinze umutwe ku munota wa nyuma biba 3 ariko ntago Rayon wavuga ngo nyine yarasebye mu gice cya kabiri mu mafu mu kanya turajya muri Rayon dufite amakuru mu kanya turajya muri Rayon mu isaha ya nyuma ariko iyo mibare mubona kuri YouTube ni statistiques z'umukino ubwo warurangiye urabona ko ku mashota agana mu izamu polisi yateye amashota 4 APR itera amashota 3 bivuze ngo amashota 4 ya polisi agana mu izamu harya ari penalty yabonye ntayo bivuze ngo mu mashota 4 on target 3 yavuye mu bitego APR yateye shot on target 3 ebyiri zijya mu izamu nicyo bivuze efficiency bijya kungana ni nka 50-50 ibyo bita conversion rate ni 50-50 amashoti yagiye hanze bagerageje
polisi yagerageje abiri APR igerageza rimwe koroneri 8 za APR n'ebyiri za polisi uzi icyo statistique ivuze koroneri 8 za byayiki icyo statistique ivuze bivuze ko aba wingers cyangwa se aba elie b'ikipe ya PFC barakoraga cyane zarakoraga ariko ntabwo zatanze umusaruro ni Hakimu Kiwanuka na Madusi barakoze cyane ariko conversion rate gutsinda ibitego by'abatogwi ni kimwe nyine cyavuyemo na kira kindi cya counter attack uze ngo igitego cyavuye ntabwo bigeze bakonvertisa neza izi koroneri ariko barazibonye wing zarakoze amakosa 19 ya Police FC amakosa 11 ya APR nibyo abafana bita kwihanyagura polisi ya Beni Musizi hanyagura cyane muri sezo nyine zazana gatuzi zaguhaga ndashaka kwireba nayo kuri Beni Musa reka ngwakano bambwiye ejo mbe ngarukiye kuri statistique ndazigarukaho hari kantu bambwiye ejo umuntu nizera cyane arambwira ngo Beni Musa akigera muri polisi bamuhaye imihigo ubuyobozi bushya bw'igipolisi bwa Police FC ngo yarabajije ngo ubundi niba mugerageza kugura abakinnyi beza ekipe ihembera ku gihe ubundi bigenda gute kugira ngo ikipe ihore ari insina ngufi ntiyitwe ekipe ikomeye ngo bambwiye ikintu kimwe kuko niba ubuyobozi bufata neza abakinnyi bahemba ku gihe ibintu byose biboneka primeri ku gihe numvise ngo primeri ijana abafana bo nta facteur y'abafana ibaho hari amakipe atagira abafana akomeye ya 80 umva ni hafi ijana harabatubwira ko ari ijana by the way we arabaza ngo ubwo niba ubuyobozi bukora ibyabwo umukoro usigaye n'umutoza ko nawe ushobora kuvuga facteur y'abafana tuza amakipe atwara ibikombe atagira abafana facteur isa abafana ngo ajya gukora assessment uko club imeze ngo yasanze ekipe ya polisi imeze ngo nkiragira ikicyura nuvuga ngo abakinnyi hari abakinnyi bari entitled bagomba gukina uko byagenda kose umutoza atabakinisha itangazamakuru rikamwataka habamo ngo abasiniya bakwitoza batakwitoza bagomba gukina icyo kintu Beni Musango yaravuze ngo niba mu myitozo icyo ni gishoboka buriya ngo habuze gato muhagiri yirukanwe muri polisi nibyo nagize ngo ugiye kubihakana nuko bimeze ngo yaravuze ngo mu myitozo niba ntabona ugera kuri ya level nifuza mu gukora work rate no mu kibuga tubyite kwihanyagura mu myitozo niba utihanyagura hari urwego ugomba kugeraho ukaba uri selectionable hari urwego utagomba kuba selectionable kandi nkakubona wishimye ugomba kugira icyizere cy'ugomba gukomeza gukora wahawe ibyo ukwiye kora kare uwo bita Anne Raja yagize imikino mibi iheruka mutoze ejo yamukuyemo donc ntabwo yamukoresheje yamanje hanze Muhajiri yemeye gutanga interview nyuma ya match avuganye na Rabin ubona yishimye ari happy kandi yemera koko impamvu mutoza atamukinishije urabyibuka ku bwa Mashami kwicaza Muhajiri intambara yabaga yarose yabaga intambara y'ubutita cyane Muhajiri baramwicazaga ntaze no kuri bench cyagasoka yigumura bamuvanagamo muri mita kabiri agahita ajya muri vestiaire kandi Mashami bikamera nkaho nta cyabaye nkejo bikongera Muhajiri natungwe no kubona yishimye arimo aratanga interview positive yishimiye akazi bagenzi bakoze yavuze ngo muri iyi minsi ntabwo muri kumbona nkina atari ko ndi gukora mu gihe kiri imbere inshallah muzambona uzi icyo bivuze umutoza mbere na mbere yamaze kubaha imyumvire ibyo nkwiriye nukora urakina kuko ibaza ahantu umuhozi Fred n'indeshyo n'imbaraga z'umubiri ni selectionable mbere ya Muhajiri ariko yanatsinze reba icyo yakoze mu work rate yaragaragaye muri mita kabiri ibyo birakwereka umutoza uri seriye polisi ubu ngubu ifite icyo bisaba n'abakinnyi bose ejo bavuze Zidane yaravuze Muhajiri yaravuze Laga yaravuze bavuga ikintu kimwe ikipe ya polisi ni nshya mugomba kubibona uko biri turi ikipe yatwara igikombe cya shampiyona iyo myumvire yaje iyi polisi mutangire mugira ubwoba ku ruhande rw'ikipe rero ya APR ku ruhande rw'ikipe ya APR nabonye ubutumwa chairman afande Deo Rusanganwa General de Brigade Deo Rusanganwa uyobora APR yahaye abayobozi b'abafana ni ubutumwa yabahaye abukuye mu rundi rurimi bigaragara ko ari ubutumwa
kuko yababwiye ko ari bisobanura umutoza yamuhaye. ubwo ni message y'umutoza yahinduye, message y'umutoza yahinduye mu magambo y'ikinyarwanda ko umutoza ntabwo avuga igifaransa ya umutoza mubajije uko abona abahungu be n'ikipe uko ihagaze, dore ibyo yasobanura. twibukiranye ko Sidesi yari kuri match, yari ahari match yose bayide warazirebye. umutoza Taleb ibisobanuro yahaye chairman we kuri uyu mukino buragira buti icyambere ati nyuma yo kuganira n'umutoza dore ibisobanuro yampaye ku mikinire y'abahungu be muri iyi pre-season tournament week. iterambere ku isonga si ibyavuye mu mukino gusa, urumva assessment y'abakinnyi umwe kuri umwe barazamura urwego kuri rwego, ntago bishingiye kuri resulta. murebe nyuma yuko twatsinzwe, murebe n'ibindi beyond the results. abakinnyi bari kudevelopa, barimo kuba beza kurushaho. ndabona kiwanuka baye mwiza. umutoza aragira ati intsinzi iraryoshye ariko icy'ingenzi ni imikorere, imyitozo ngororamubiri, ubwo ni fitness, n'ishyirwa mu bikorwa rya tekinike, iby'abasaba, ibyo bashyira mu bikorwa tekinika, guhagarara mu kibuga, imikinire ye, filozofi bari kuyumva. iyindi poe, amakosa akwiye gufatwa nk'amasomo yo kwigiraho atari nk'ibyo gutsindwa. muri izi match ebyiri ziheruka amakosa ya Yunusu, Ombolenga na Clement by'umwihariko n'abadefanseri bitwaye nabi, match ebyiri ziheruka ntekereza ko aho yatunga agatoki cyane. kuba yavuga ko ni muri rusange y'ikipe yatsinzwe haba harimo amakosa. n'umuzamu by the way, amakosa ntakwiye kureberwa mu gutsindwa gusa, akwiye kureberwa no muri no mu byo kwigiraho nk'amasomo, kugira ubushakashatsi no kwihinduranya ubwo buriya iyo ukora traduction littéraire biragorana, hari igihe guhitamo amagambo bikugora, guhitamo amagambo ukoresha, ariko nyine ubwo uhita wumva mu cyongereza icyo uko yabimusobanuriraga. aravuga ati gukoresha abakinnyi mu buryo butandukanye no kugerageza amayeri atandukanye, nicyo ngicyo mu buryo butandukanye no kugerageza amayeri atandukanye. urugero ejo akinye nta nimero 10 ngo ruboneka ari offensive cyane, yari yafashe uwo bita Kiwanuka amuzana mu kibuga kuri wing, noneho wibuke kuri Padano Mose mu banje mu gice cya mbere ari nimero 9 akina akora amakating, ubushize akinye nimero 9 uwo yari kuri wing. Mamadou yasanzwe nimero 9 bari kugerageza kuri wing y'ibumoso, yendi yabarafinda, donc ibintu nk'ibyo. ubwo no gukoresha nibyo yavuga, gukoresha abakinnyi mu buryo butandukanye no kugerageza amayeri atandukanye, kwirinda kwihutira gufatira ku buryo bumwe bwa tekinike hakiri kare. kubera ko akiri kugerageza arimo arageza ibintu byinshi ngo biri kuri iyo phase bitandukanye, donc ari muri pre-saison yemerewe nicyo gihe cyo gukora ibyo ashaka. ubwo gihe nakuramo n'akantu ko kuvuga ngo ubu piramide ntiyabirimo itwiga, wanayicanga nayo. Use yakiga icyaka kandi yakiga iki nimero 9 wiyeretera kwiga, wiyeretera match ziri kuri azamu, ziri kuri televiziyo, yakwiga afata video zose. Singida yohereje abantu hano guhera kuri match ya Yanga bari kwiga Murera, bari kureba bari Kigali na match rero munsi yose izajya mu kibuga, uzamenye ngo barayizi, bazi ibyo barya, bazi uko babayeho, bazi utarahembwa, bazi biki rero ibimenye, nge narabimenye. hano hari abantu basingida fite special envoy, abantu barimo gukurikirana ibintu byose. urumva wabwirwa n'iki se? amatsinda bakomeye wabwirwa n'iki se? aba piramide bari hano cyane ko hari n'abafana ba piramide mu Rwanda. oya da umuvugizi w'abafana bakuru yitwa Wasiri, fite n'umuvugizi mu Rwanda. noneho azatanga match apel arangira agatangaza abayirebye yose yanditse poe zose. urumva kwita ku bakinnyi n'imibereho yabo, iyi ni indi ngingo. kwita ku bakinnyi n'imibereho yabo ifite amasu point
harimo ikintu kwita ku bakinnyi gikomeye n'imibereho yabo. imibereho hariho mu kibuga no hanze Reka yacyo wumve icyo bivugaho. Kurinda abakinnyi kurengerwa n'imyitozo cyangwa kunanirwa bikabije, kwananiza amaguru, urumva, kugabanya iminota yo gukina ku buryo buboneye kugira ngo hirindwe imvune z'imbere mu mwaka w'imikino. gukora amaramparasoma mu gihe gikwiye, niyo mpamvu amazibwe igihe akora ekipe B exception ejo yatinze no gusimbuza cyane, ariko amaze igihe nyine akoresha ekipe B, bivuze ngo aracyafite amaguru ari fresh, baracyafite amaguru ari fresh ya. Indi puwe rero ni ukureba inyungu z'igihe kirekire. aha niho ruhakomeye rero. Gukora hagamijwe kubaka imbaraga n'icyizere kizafasha mu mikino y'amarushanwa. Kino marushanwa shampiyona notama na Champions League. Gukora hagamijwe kubaka imbaraga, kureserva no kurema, kutinaniza, kwirinda imvune injuries zishobora kuza hakiri kare, bizadufasha mu mikino y'amarushanwa. Kwirinda izo mvune z'Abakai Havertz ushobora kuvunikisha umukinnyi nka Watara, urumva niba yatangiye kugira malaise. Ni grippe. Bon, urabona ko tumuvugeho niyo mukinnyi w'ingenzi, pilote kabisa. Uramutse umuhanyaguye ukamuvunikisha habura nk'icyumweru kimwe guhure na piramide, ntabwo wasinzira. Ni ukumwitaho mu buryo budasanzwe no kumworohereza akaruhuka. Gukoresha pre-season mu gutera abakinnyi indangagaciro n'indangamyumvire y'ikipe, filozofi y'ikipe n'umutoza, kubategura, kubagira indwanyi, kubagira abakinnyi ba peri, kubagira rwagitinywa, kubagira gitinyiro, n'umutoza noneho filozofiye bakayimetiriza neza ikabacengera. Hanyuma rero asoza ingero avuga ngo umutoza aratekanye ariko aranasaba imbaraga, gusaba abakinnyi gukora cyane ariko akihangana, kuko imbaraga n'ubushobozi biza buhoro buhoro. Uvuga ngo yihanganire abo bari kugaragaza intege nke. Oya, wakuvuga ngo aratekanye, uvuga ngo ntabwo ari kuri pressure, nta gitutu ariho. Uvuga ngo wenda twahindura umutoza tubonye bitameze neza. Aranafite n'ibyo asaba abakinnyi. Yego, ibyo asaba abakinnyi nawe akwiye kuba flexible, ababona intege nke akaba patient. Uziyo message wisesengwe neza ukayinjiramo. Umutoza wa pe ntabwo yigeze agura abakinnyi, nko kuvuga ngo kuko atabaguze bitandukane n'ibya Darikonovic waje akavuga ngo aba ntibakina barakina, n'abafite intege nke abihanganire baguma arabe. Iyaba ari Darikonovic Togwe ntabwo ari kuba gikina. Ya Darikonovic yaraje kata abe n'abatarabe. Icyo rero nacyo ko equipe barabaguza investment ya club, barabaguza amafaranga menshi, so arabagumana bose nk'umubyeyi, abakire mu ntege nke zabo agenda badevelopa gake gake. Hanyuma icyanyuma yavuze ati kwishimira intambwe iterwa aho kwibanda gusa ku ntsinzi. Intambwe iterwa rero wayiverifite, intambwe biragoye nyine, niyo point igoye. Nyine intambwe irasaba ubumenyi buri tekinike bwo gusesengura, gusesengura icyo bita cyo nakwita nka performance improvement, uburyo muri detail, stage by stage. Rimwe na rimwe ibi bintu ababyize cyane, uyu muntu afite apro, sibyo, twemere ko afite ibyo turusha mu bijyanye no niba hari ibyo abona biri kwempozinga. Ibyo nk'abafana ba peri ntibishimira nyine gutakaza amanota, ntibishimira gutsinda, ariko ariko nanone kubona ibyo kwishimira ko aperi tuyizi imbere y'uko ayizamo, tuyizi mu masezo aheruka, kubona ikintu kiri tekinike cy'improvinze n'abasesenguzi wenda baba amabombe baba instructeur, ubu duhamagaye mabombe kutubwira ikintu kiri tekinike cy'improvinze kuri ingoma y'uyu mutoza. Menya bisaba Lorenzo biroroshye, yakora kuri prayer performance. Ntabwo bisaba ubuhanga, bisaba nyine kwambara marinete ya triple layers, oscilloscope, kuko nyine rega nyine okay dushobora kutaba wenda abatekinisiye mu mupira, ariko ntabwo abantu bose arabaswa ku buryo batabona what's going on mu mikinire ya peri. Nibyo hari ibintu biri ku improvinga technically wabona. Ntabwo ndabona sofa umusesenguzi n'umwe we n'abanyamupira uri puru. Donc kuvuga ngo nubwo atatsinze match ariko equipe iri kugenda banziza kurusha. Tushe y'umutoza turayibona.
njye ntayo ndabona sore hari ikintu ariko muri no kwirengagiza gikomeye ntayo ndabona pe iyo uvuze ngo niba ari abatekinisi bari kutwumva nabizi baratwumva batubwire nk'udupuye nka tubiri niba twaransa mu bafana kugira ngo babe patient tubiri umutoza improvise uvuga ati ugereranyije nuko APR yari isanzwe imeze mbere y'ukwezi uyu munsi biri ku improvise gutya hari umwimere wa mbere watangiye gutakara APR tuzi ntabwo yinjizwaga cyane defensivement yari ikipe force amakosa menshi akorwa n'aba defensive nibaza uko bisobanura ni etape par etape ntibyoroshye wenda kuri stage bigezeho ko umuntu w'umuprofane nkatwe utari umutekinisiye abibona kuri waravuga ati muzabibona igihe nikigera nyine ibyo gihe nikigera ku ntabwo biraba evident reka afite match ku cyumweru na Azam nyuma yaho bazafata indege bajye Tanzania muri Sekafa tuzakurikirana Sekafa sinibaza ko azajya muri Sekafa nayo ngo yifate nk'irushanwa pre-season simbizi ariko uko yabifata kose azaba akeneye gutwara igikombe APR ni ikipe igikombe cyose yitabiriye ibigomba kugitwara si ikipe igenda ngo igiye gusa muri pre-season izagenda igiye gutwara Sekafa dufite igihe cyo kureba touche kureba wenda abadafite ubwo bumenyi buhambaye bureba bushobora kureba ibitarajya hanze reka twizere ko uko ekipe izagenda ijya mu marushanwa ariko tuzagenda tubibona kare twabonye ndumva twabisesenguye twinjiye iminota 40 ya nyuma reka tubanze tubereke urutonde uko ruhagaze sofa ture probability yo gutwara iki gikombe APR yamaze kukivaho yamaze kukivaho magnifique tuzamurire urwo rutonde turebe uko amakipe ahagaze nyine namwe mwibwiza ukuri tunabyibutse ko bazakina matches zizakurikira aridoga rwose stade abayifashe Vandame yemerewe kuvuga ibintu byose ashaka aratwara igikombe Vandame hari icyo bita kuvuga ingarara kare umupapa wo mu cyaro umuzungu yaguriye ubutaka ubutaka ari kuzagurisha nka miliyoni nk'eshatu bakamuha miliyoni 20 yarubatse atayikeneye kongera kubaka ari ukubaho neza no kwishyura minerivare y'abana yagiye mu kabari rwose niba anywaga mitsingi agahita ajya ku muvinyu agahita ajya kuri whisky amagambo avuga ahagaze atunga agatoki hejuru babyita kuvuga ingarara cyangwa se kwivovota Vandame yemerewe kwivovota aratwara igikombe ari Kigali njye niho nshaka Vandame yemerewe kwivovota ariko marushanwa yatsinze APR na Azam yamutsinze binyuze muri penalty so murebe urutonde equipe ya Kigali ifite amanota 6 mu mikino 2 Polisi ifite 3 irayanganya na Azam mu mikino 2 APR equipe organisatrice nibo bateguye irushanwa nibo bari mu rugo nibo host club bafite ubusa ku manota 6 sofa ntabwo bashobora gutwara iri rushanwa niho utinyira nyine umupira ibyohozo uvuga itangaza urabona ko rucuritse wari kuruciruka urutonde ari kuruciruka rucurukure roje kumana niyo ari prediction ni upside down kabisa rucurukure niyo ari prediction rwose APR turabizi ko ari equipe yatsinda Azam nubundi yarayitsinze sezishize yakabaye iri nyuma ya APR gato hanyuma Polisi na AS Kigali mundi ukurumeze ruracuritse 100%. Ahubwo ataruko rwari gutangira APR ari ya mbere Azam ari ya kabiri Polisi ari ya gatatu AS Kigali ari ya nyuma niyo prediction ubundi y'abantu benshi mbere y'irushanwa none igikombe ku cyumweru bazaba bagiha wakibonye ariko batange na burudari muri iyi minsi basoza icyumweru